Okay, murakaza neza rero kuri YouTube channel yanyu Hero Official ko bizina Mungu wanyu Iradukunda Jiva. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku mwana wanyu mukunda cyane ndetse n'itsinda mukunda cyane aho rimaze kuzuza aba followers miliyoni ku rubuga rwa TikTok 300,000 ku rubuga rwa YouTube. Urumva ko ari ibintu byiza cyane n'abana dukunda cyane dushima kubw'ibikorwa nyine bagenda bagaragaza muri Visit Rwanda n'ibindi bikorwa byinshi cyane. Gusa muri aba bana rero n'abana benshi cyane nyine urabyumva ubwo ari itsinda rigizwe n'abantu kandi itsinda nyine ni itsinda ritoya ubwo bwishatse kuvuga ko rigizwe n'abana batoya. Iri tsinda rero harimo abana bakunzwe, usanga umuntu ukunzwe cyane ari nawe wanzwe cyane rimwe na rimwe tuzakunda kubibona ku isi cyane. Uyu mwana yita Munezero arakunzwe pe, ntabwo twabiharira, ntabwo ari ibintu twajya kuvuga ati Munezero ngo ntabwo akunzwe. Ya Munezero arakunzwe. Ubundi byatangiye byose ari iri tsinda ruko ritangiye kugira ute gukura kuzamuka. Iri tsinda ritangiye kumenyekana cyane ku isi hose. Mu kumenyekana uyu ni umwana ufite impano yo kubyina pe. Gusa mu kubyina ke wabonye ko mu kubyina ubundi uyu mwana Munezero kubyina bimubereye ari guseka ariko dusekera kwa kundi murabizi nyine yadusekeye nyine muzamucungere kugira amaso ukuntu nibwo tumukunda cyane tubona n'ibintu gukora kari byiza cyane. Uyu mwana rero afite ikibazo nyine ubundi namwiza uburinenge niko bavuga, afite amenyo ubundi imingikirane ariko tubyita. Gusa ibi ngibi ntabwo byagombye kuba ikibazo, nawe ari defo uba wiyizi nyine ukavuga ati ni ibintu wavukanye nta kintu wabihinduraho nyine. Uyu mwana rero ejo bundi yakoze iyi video ubundi yasohoye kano video kavuga ngo duhuye bwa mbere ni iki wansaba. Nuko nko yari yanditseho afata ifoto yiwe ayitereka aho ari kwisekera nyine ngo duhuye bwa mbere ni iki wansaba. Comment ya mbere yabonye yavuze ngo nagusaba kurandura icyo cyinyo n'iki ngona. Ngatekereza nama umuntu muzima ari kubwira umwana w'imyaka 15 afangwa 14 bakamubwira ati ngo nagusaba kurandura icyo cyinyo. Uri comment ya mbere. Comment ya kabiri, ntacyo nagusaba ahubwo nagusabira ku Mana kugira ngo igume iguteze imbere kandi kurinde ibibi na sekibi umwana wanjye ndakwikundira. Uyu nguyu ni comment nziza cyane igeze na like nyinshi 131. Urumva ko nyine mu bigoryi ntabwo ajya buramo n'iki n'abantu bazima nyine. None uyu nguyu niwe tugezeho, ni nawe watumye asohora indi video. Yaravuze ngo kuringaniza izo nzinyo zawe. Nganyumvira umuntu muzima, umukobwa muzima, umugore naje kumukurikirana nsanga n'umugore, ndamwandikiye n'impamvu namwandikiye ngo kubera icyo wanga Munezero. Ndamwandikiye inbox azabireba arazansubiza, nansubiza nzaza mbibereke. Tekereza umugore muzima arandikiye umwana muto cyane ushaka gutera imbere, aramwandikira ngo kuringaniza izo nzinyo zawe. Sikari rya bindi bavuga ngo umuntu yiyahuye. Ngandebera ubusa uyu mugore byamabaje cyane rero. Gusa rero ibi ngibi nibyo byatumye asohora iyi video hano yanditse ngo guys you respect me I respect you. Ngaho mva ku video yagasoya ko ngaho danga umuntu unsuzugura buri iyo nsuzuguye ngiye gusuzugura incuro 100. Iyo nyubashye ndakubaha, waba uri umwana muto waba uri umuntu mukuru ndakubaha cyane kabisa ku buryo najya nagupfukamira cyangwa kwita papa uri umwana unduta biterwa n'ukuntu wamfashe. Yego yarari kunenga abantu nk'abo ngaho man, ari umuntu ureba ukavuga ati uyu muntu yarakuze akuze ubugoryi. Hanga comment ya mbere yanditse ngo tujye twiyubaha twubahe abandi. Wabyumvye mbere ubundi ibi ni ibintu umuntu avuga ngo ibanza wiyubahe uzubaha n'abandi, ntabwo wajya gutuka umuntu wo wiyubashye pe. Nawe twamaze kukubona vraiment donc umuntu muzima man none ni ibintu bibabaje cyane byadanje. Comment mugende muzisome. Uyu ni umwana ufite abasubscribers batari bake, abafollowers batari bake ku rubuga rwa YouTube rwa TikTok, abafollowers ibihumbi 30, abafollowers benshi man ku mwana ugana uko ni byinshi cyane kandi ibintu nyine bishimishije cyane. Uzi kubyina. Comment nziza cyane man, mwana tumushyigikire cyane. Bamwita Munezero Morex Kids, ndamukunda cyane. Ese nawe uramukunda cyane? Nyandikira muri comment tunenge bano bantu man. Ibi ni ibikorwa twagombye gushyigikira. Ugasanga umuntu yamuhaye like wagombye no guhita ushitinga uwo mwanda. Ndabakunda cyane n'uwa Mungu wanjye dukunda Jiva. Uyu munyere ku rukundo rw'uyu mwana cyangwa se tugire bano bantu inama muri comment aho ngaho. Ciao ciao.